igitekerezo njye nari mfite ni ukubaha visa ariko atari visa yo kujya muri Canada ahubwo ari visa yo kubakura mu buzima ku buryo bavaho nyine. Vugana na mama wanjye utibagiwe kumubwira ko ataco ushoboye mu buriri. Ubimubwire ko ntacyo ushoboye. Narihanganye birenze ariko ubu ngubu mbikubwije ukuri ntacyo ushoboye. Yamuciye inyuma pese ko narizi ko bari mu kabuki ugaciye inyuma umugabo wawe byagenze bite? Wa mungu twakundana yanize umutego. I didn't say that. You did. I didn't. No, isi niba icyatuma Jennifer avuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Jennifer niwe ubaye umubeshyi. I don't know. Yes, Sherry. Waramutse. Wowe ryamye se nkakubwira icyo nagushakiraga. Betty, ko ntashaka kuryama mu buriri bwawe se? Niba utabishaka ntabwo nagwatiriza. Gusa nyine urabizi ko kuva kera hose nagusabye imbabazi kandi mbikuye ku mutima. No kuba utambabarira ntabwo nabikurenganyiza nakoze amakosa akomeye. Gusa nyine hari ikindi gitekerezo nungutse kandi cyadufasha twembi. Kimbwire ni numva kimfavoriza ndaza kubyemera ariko ni numva kitamfavoriza ntabwo ndi bubyemere. Nandi gutekereza nta kuntu twareba nk'abantu bakuru cyane bubatse urugo kuva kera bazi ibintu by'ingo bakaba badufasha ku bijyanye n'ubuzima bwacu tukabaganiriza ibyatubayeho wenda ko ari ibyo byahindura. None se Betty ko numva ahubwo waba ukomeje kurushaho kunteza abantu. Abo twabibwiye ntibahagije, hari abo twabiganirije kandi ubwo nyine ntacyo badufashije. Ibindi bimeze nko kwiteza abantu pe. Ntabwo nshaka ko dukomeza kwishyira hanze. Ego twabibwiye n'inshuti n'umuryango. Ntabwo twigeze tubibwira abantu bose babonetse. Dukeneye abantu bashaka kudufasha nyine bakuru bazi iby'ingo uko zimera. Nukuri wenda hari igihe byahinduka hari icyo byadufasha. Betty, I'm sorry, ntabwo ibyo bintu ntabwo ngewe numva bindi pe kuko gerageza reka tugerageze kubaha no kwita kuri privacy yacu. Nukuri bishaka kudufasha pe kuko mbona nta kundi byazakemuka mu bintu bintu. Mwana nishimiye ko uje kundeba kubera nari ngukeneye byataye. Nari ngukeneye kabisa hari n'amacaka kungira. Ahubwo se ko nanjye umva mvugiye ibintu nanjye aribyo nashaka kugira ngo umfashe ungire inama nyine. Man ntacyo reka tubikora nk'uko twajyaga tubikora kera nguhinda ya bukuru tu nawe wenda ya bukuru ngaho banza umbwire rero. Nari nyine bro Sabrina yaranyanze. What? Sabrina yaranyanze. Urabona Betty sister wanjye ni umugore wa Chris musaza we. Yeah. None sinumva ahubwo ari byiza niba Betty sister wawe ukaba rugiye kurongora mushiki wa Chris ubwo urumva atari nko guhana abageni Imana. Urumva sister wanjye yahemukiye Chris amuciye inyuma ibaze noneho umunsi w'ubukwe
Jesus Christ. Umva ibyo bintu. Ubu ni Betty nziza cyangwa Betty baramubeshyera? Nawe nabanje kugira ngo baramubeshyera ariko nabonye proof. Banyeretse amafoto n'aka video. Ariko umuntu agatipe ntazi mani. Betty video bamufasha ari gucinya umugabo we. Niko bimeze bro. Betty mu Chris birambabaza ewan. Bituma nyine nanjye Sabrina nkatira byatari. Man. Nubwo bibaye kuri mushiki wawe ariko numva abantu tugiye gushaka abakobwa b'iki gihe. Ku munsi w'uko yacinya umugabo we yakoze amabara ntatekerezaga n'ukuri. Numva ntunguwe wa? Nuko nyine. Man, gusa Chris ameze ati. Chris urumva ubu ngubu barabana nyine ariko buri umwe afite icyumba cyiwe. Aba mu cyumba cye. Nubuvuga ngo Betty ntago ari iwanyu? Oya, ntago ari mu rugo. Abana mu nzu imwe na Chris ariko buri umwe afite icyumba cye. Umva rero nta mahoro. Umugore n'umugabo bashakanye umugore mu cyumba cye n'umugabo mu cyumba cyiwe. Mani sha. Ntago byoroshye. Amen. Yatari kabisa. Niyo byo gushaka nabyo bana. Betty, mbabarire ntabwo ari uko gusuzugura kandi biramutse binabaye ko ngusuzugura biramutse bibaye ko nsuzugura kuko sinigeze nsuzugura mu buzima bwanjye ubona nasuzugura nturimo nibura nagira ko rimwe namanitse ikiganza cyanjye nkavuga ngo nemeye ko mbera umugore nanjye nkakubera umugabo. Ikimbabaza nuko ibintu byose twasezeranye nta na kimwe twigeze twubahiriza. Twasezeranye kuzabana mu bibi no mu byiza, kuzihanganira nta barwayi ntabangize ibiki, kuzanyihanganira ikosa ryose nagukorera, ariko nta na kimwe twubahiriza. None se Betty, kuba tutubahiriza amasezerano twagiranye ni amakosa yanjye? N'igihe watumye amasezerano twagiranye apfa cyangwa niwe wabiteye? Basi se tubigenze gute? Nimba wanze ko dutora abantu ngo nce bugufi nsaba imbabazi nkwereke ko nahindutse, uragira ngo nkore iki? Ngiye mbona nibikomeza gutya Chris, mbona ngiye nzifatira ibyanjye nkigendera pe. Mbona nzigendera kubera ko nta na kimwe kijya mbere kuri njye. Mbona aho kugira ibintu bihinduke bisubire ku murongo sinzi. Reka nigendere kuko icyo naje gushaka n'ubundi ntacyo mfite. Muri make urashaka ko dukora divorce tugabana imitungo, ufata yawe utahe nanjye mfata isigaye njye mu byanjye? Ako Chris, utekereza ko imitungo ariyo yanzanye ahangaha? Ngiye naje ahangaha kugira mbone umugabo, ni wowe nyine. Ubona mbayeho nk'abandi bagore uko babayeho? Nirwa ndyamye ahangaha imbeho nyicira mu buriri, nta mugore ubayeho nk'uko mbayeho. None nimba icyo naje gushaka nari kukibona, ko iki nakigendera. Ikindi ntabwo iyo mitungo yawe ari nibishoboka, ntabwo iyo mitungo yawe njye ntakemera no kwigabana nawe, utagira ngo wenda nicyo naje nk'ukurikiyeho. Cyane cyane ko ibyo byezanga umukobwa agiye gushaka umugabo ajyanye imyenda gusa, nyuma y'iminsi mike bagakora divorce, bakagabana amazu n'imodoka ndetse n'ibindi. Ariko Chris, njye ntabwo ari cyo ngamije pe. Njye nta mitungo yawe nkeneye, ubu ndashaka umugabo. Kandi nukomeza gutya nzafata ibintu byanjye nitahire, ngiye gupfa rubi n'ubundi urwo mpfuye si rwiza. Yego ndabyumfitiye mu mushiki wawe pe, ariko nawe yarahemutse amani. Yarahemutse birumvikana, ariko rero njye ntabwo ushobora gukomeza kumureka komeze yandagara kandi yari afite umugabo w'umukire ufite amafaranga. Ntabwo natuza da. Nicyo uri bukore kugira ngo ukomeze umutsindagireho? Umva bro, njye icyo nshaka no kumfasha tugatangira tugateruriza Chris, agacururuka akabana neza na mushiki wanjye. Hatari ibyo njye ntabwo natuza kabisa.
Mamen. Bro, ariko uzi ko icyo ari icyaha cy'iterabwoba kandi icyaha cy'iterabwoba gifungirwa. Kandi uretse n'ibyo mamen, nta muntu ukinisha umukire bro. Urumva? Ubundi ukiri gisi nkubiraseka. Kandi isetse yasibi yegereye. Ni ukuvuga ngo dushobora kubikora dukina. Ngo tugiye gutera Chris ubwo yangiza akaturangiza bya nyabyo. None se mani urumva none se wagiriye na sister wanjye ko hangayitse yego yakoze ibyaha ariko mani ntago nakomeza ko yaba mu buzima nka buriya kabisa ntago natuza. Prince nawe Melinda wenda ngewe ibitekerezo byanjye ushobora kuba bitakiri ku murongo none mfite ikibazo mu mutwe ariko mwebwe ni mutekereza neza ngaho ni mungira inama. Mbabwiye kuri ibintu wanyuzemo birumvikana pe ndetse buri muntu wese yabyumva. Ibaze natwe tutarashaka ndetse n'abahungu batarashaka natwe tugiteretana iyo umufasha gucinya inyuma tumubyarana abo ngabo. Ariko Mary ntugashyacanye murungu ukabyerekwa uze ni yatihanganye gusa uragira ngo amukoze iki amwirukane amwice ngaho nawe mbwira ikintu ashobora gukora. Ubu kubera ko ari we biriho urumva byoroshye yaba ari wowe ngaho mbwira prembwira ubungu ntago uri muri gereza waramciye n'umuntu akaguru akibaze we bibaza umuntu wakunze sibyo agatereta agasaba agakwa akanasezerana umva Clean nawe urihangana pe nawe urakomeye. Umbarata boss waduhisemo mu rungano rwawe urabizi ko kuva kera turi bato twatobanaga urukundo turi hano kugira ngo tukugira inama yanjye nakubwira nuko wagenda ugasubira hari ugasubirana na Betty ukamubabarira kongera mugahuza mu kubaka gusa ntuzabyihutiremo uzashaka igihe mujye kwa muganga babapime barebe ko umwe muri mwe wenda atanduye sida cyangwa se watarayanduye naho ubundi ndabona kintu ndinze babarira kandi bikore ndakwinginze. Kringe ntago ariko mbyumva umva ukora iki kuri ku mutima wumva ushaka umutima wawe gutegetse ndetse n'ibintu naba ngombwa nimba wumva ushaka mwirukane ura nta mugore umurimo ariko no kugutera umwanya abo nk'ubwo inama uguri kumugira ni iyihe bose ubu uri imanzi oya ubu se ishyire mu kimbo cye ari wafashe ubwo urumva bimwe mu byabahuzaga mu rukundo rwanyu bitapfa ariko utekereza nk'ubu haramutse haje nk'inkomomotsi ikamujyana ubwo urumva ikibazo cyaba gikemutse cyangwa abadivutse ikindi kibazo. umva Betty yarakabije njyewe umukobwa w'abega ndabivuze umva nkubwire rada umva reka nanuriya mugore sibyo agende ajye gusambana nawe yasambanye nabo mu matoilette sibyo njyewe reka nkubwirire Cream ndaguha pass ya danger y'icyana gishyushye sibyo genda nkwemerera rwose kukuzanira icyana cyiza kiguza amarira ureke iranda y'umukobwa rwose yaragusebije pe yaragusebije cyane. Karibu. Ça va? Karibu. Makurian. Imeza. Karibu mwanzo. No, it's okay. Katuchale hanze. Kubera? Nzara shush. Okay. Keke.
Keke, karame mabuja. zana intebe z'abashitsi. Ni karibu. Tubakiriza iki? No, it's okay. Nta kintu cyanyu dushaka. Hato mutanabiturageramo. It's okay. Uje mu rugo rwanjye kunsuzugura. Ngo iki? Ngo batagira iki? Batakuroga? Mu rugo rwanjye turaroga. Ntabwo ari ikinyarwanda mvuze. Wakubaza abo narozi wabanyereka. He? By the way, mfite ikibazo kimwe ushaka kukwibariza. Nkawe, like, reba urugo ufite. Si wubatse? Ukava mu rugo iwawe, ugata umugabo wawe, ugata urugo rwawe rwiza gutya. Tukaza gutwara fiancé w'umwana usa nkaho ubyaye. Jesus. Ibintu birandenze. Ngo nkagira iki? Ngo nde? Wanyumvise? Ntabwo nta na kimwe nzi. Yes. Antuka umuntu yabantumye gene mubwira ati ntabwo ndi disponible pour le moment. Ndabona ko hari uwabantumye. Oui. Je suis pas disponible. Okay. So ushatse kuvuga ko Junior utamuzi? Jasmine, wait. Please. So ugiye kwigiza nkana nkaho nta kintu biziho. Ubise mvuge ukuntu byagenze mu bukwe bwa Betty. Yeah, it's okay. Mureka komeza yirazi nyanza. Byagenze bite? Junior yanga kujyana na Jasmine namucisha hirya no hino. So mufitanye gahunda. Mbabwiye ngo uwabantumye je suis pas disponible pour le moment. Mabwiza ukuri. Musubiri wanyu mureke kuza kunsakuriza. Nimba ari byo bibavanye mwarabuze ibyo mukora mwirirwa mu mihanda ngo muje kuvugana nanjye nibeshye. You know what's the funny thing? Nukuntu iyo abantu bari mu makosa birakaza cyane. Kwa kundi ngo ikurira umwana ikakurusha uburakari. Shame on you. He? Atuye hano se? Kuzi ko mfite urugo rwanjye. Umbaza. Yes. Okay, genda ubaze fiancé wawe rero. Ngiye nagiye gushaka. Wajya uguma mu rugo rwawe, wajya umenya ko reba uko. Wow. Pashe mwana. Ya, mumvira no mu rugo. Mugende musohoke. Mama bro. Numva ibibazo ufite mwana ari nk'ibyanjye tubenda gusa n'ibyanjye. Sibye ko uburyo ushaka gukemura ibyo bibazo bitandukanye n'uburyo bwanjye. Urumva? Afet Jasmine uramuzi. Kaka bebe kawe ze kitoso. Watangiye mwana wundi uzi gute ko umugore wanjye ari itosa mwana. Oya kujo no kumurebera inyuma. Ni icyuki cyadanye. Okay, reka ibyo tubyiye utaza gutuma nibagirwa ibyo nagiye kubwira. Yeah. Mu by'ukuri ubu nigewe nanifite n'undi mugore ku ruhande. Mu mafilime by'abasore ba Kigali nanifite umugore ku ruhande, umwana washatse umugabo ushaje akiri mutoya. Jone ntumbwire ko wagiye mu bintu by'ubupfubuzi. Bira bintu mani bitera umwako. Bro, urabivuga urabizi mama yarankasiriye. Bro, yarankasiriye ntabwo wabyumva. Actually, man, urabizi nyine. Amen. N'umuhano ukiri mutoya yashatse umugabo w'umusaza ufite agafaranga ka daje. Urumva ariko nyine kubera za balance zo mu gitanda n'iki byakaye nyine ya minote. Urumva nanjye nkakemura ibibazo. Ariko wa mwaka w'abanyabyaha. Urabizi ko Jasmine yafashe man.
oya wana yarakwifatiye neza cyangwa ndakuvuga ngo ngewe umugore byageze aho urumva umugabo watangiye kudukeka tu tangiye gukeka umugore we nyine umugore arangije arampamagara arambwira ngo arashaka ko tuba duhagaritse noneho yamye yakuyange kumbi yarazanye na Jasmine kuva kera nsanga story zose yaramubwiye ibintu byose yaramubwiye Jasmine yaranyinjiye turaserera bro twaraserereye na nubu wumve ngo iwa n'intambara imeze gutya ntabwo mbyumva none se nabamuzi se cyangwa se nta pica yiwe waba ufite ngo niyo ko nabone sinzi ko umuzi gusa n'umunyakigali tu kanze ngoreke picture ye ubundi rero kanze mukwereka imana ariko ubu byacanze ko Jasmine zasubira na Jasmine mama dore n'uyu Juni atari to so said ya dash. What's wrong bro? What's wrong man? What's wrong my man? What's wrong brother? Juni ndakwica Bro, what's wrong man? Uzi ibintu wakoze wowe nakoze ibiki se? Uri kustenera umuryango wanjye ufata mushiki wanjye ukamutandukana n'umugabo uzi ibintu wakoze wowe Bro, uyu mushiki wawe se my man. Uyu mushiki wawe bro. Jennifer ni mushiki wanjye. Man, I'm sorry. Ibintu wakoze wowe. So sorry brother. Ni mpamvu y'Imana ngenda. Bro, ntabwo nari mbizi man. I'm so sorry man. I'm so sorry bro. Ntabwo nari mujinga. So sorry. Ngomba kwereka iyo sorry yawe goryo. Hasoni. I deserve it man, but I'm sorry man, brother. I'm sorry man. Okay, I'm sorry. I can show you how sorry you are. Sorry man. Okay? Junior. I'm sorry man. Ibyo ndisuke. Oh my God. I'm sorry man. Sorry bro. Okay, reka mbabwize ukuri mutuzi kuko ndumva hari za maneko ziri hirya no hino zigenda zicunga abantu. So nimvuze ko naryamanye na Junior hari ikibazo gihari. Yes, ibyo mwavuze nibyo. Siriba kandi bica mukora rero. Yes, bravo. Nimba cyo abandi wanyu nayo babwiye mu byumve mu cyembe. So fine nawe urabyemeye. Hari ikibazo se? Ntabwo nabikoze nta bwenge mfite ubwenge bukwiye no suko nateye ubwoba koma kubera iki no kuvuga ngo gato umugabo wawe mwabyaranye abana tungana gahunda ari ukujya gutwara boyfriend babana bangana n'abawe. That's your the purpose. Ibaze rero. Ibaze ukuntu fiancé wawe ashobora kukujugunya akaza kureba wa mugore uvuga. Hari impamvu, hari icyo baje ashaka kuri wa mugore wowe udafite madama. Ese ukungana? Okay, kuvuze ngo waramushutse no? Waramushutse. Udufaranga nyine wasawe umugabo wawe. Udufaranga wirirwa akora iki asawura umugabo nitkuza gushukisha abasore babana ayo mafaranga urayafite se wowe ndeke n'amafaranga ibaze odeur ufite urebe na odeur ufite tetre na odeur yayituma guhunga kaza gushaka madame ntakubahuka so uravuze ngo ndanuka right? Ibyo ni byawe kamera. Sevuze kunuka ariko odeur ya Jennifer hakubaho kuri umugore ubyaye ufite umugabo kubera ko icyo cyubahiro wakiyambuye cyo kuri umugore wubatse dutuma nanjye nkikwambura. Ese gerageza gatonya turaje iwawe nahagukubitira bikore nkwereke kuzingazingira kuri kuri wowe nahita nkwereka ubukuru ufite. Yes. Just remember deki inda y'umukecuru ziba ndaya ni mwebwe mwambara usohoke keke
ngwino ufungura igipangu izi ndayasohoka sema bushaka ko mbona hano abakobwa barimo baragutukundi agace umva usohoka babuza bajya tukamabuja reba usohoka hacha amagara ashinzwe umutekano kugira gute kugira gute yabazanye ibanyuze hano musohoke nuko musohoke